nibwira nayinyweye ndayiva ndaryama bigeze saa 9 agatima karanga kanze njya kuyikopesha ku mungu wacuruzaga ikarito bitaga Bucyana ngezeyo ngenda nka murokore ugiye kwikopesha isigara ha ayiwe mana we murokore yikopesha intore murokore ngenda nka murokore ugiye kwa kane mu gitondo dusubira ku iseta kuko nge nari umucuruzi nacuruje icyo gihe nacuruje ikiro cy'urumogi ubundi nacuruzaga kanusu akarobo ariko icyo gihe nacuruje ikiro numva biraryoshye numva ijwi rimbwira ngo impamvu ucuruje ikiro nuko wagiye gusenga numva gusenga ntangiye kubikunda ariko mbikunda ngira ngo ngume nicururiza iganje mfite ikibazo cy'ubumuga wenda bwo kutabona ubana nabwo ngo hanyuma ujye mwibaraza ry'abanyunyutse hanyuma umbwira ko igitangazo uzakibona oya ntabwo abantu bivangaga muri aya mabaraza nta bintu by'uruvange byabaga muri aya mabaraza va mu bintu by'uruvange witemo ibaraza rimwe shaka kunyeza we wigeze usirimba ucenga n'abadiyakoni njye mu rusengero nabayeho ncenga n'abadiyakoni nkajya nsirimba nabona diyakoni aje kumfata nkajya nzenguruka mucenga abantu bakagira ngo kumbi ndimo nkorera Imana ndimo ndwana n'urugamba rw'abashaka kumfata kumuza gukorera Imana haleluya ashimwe Yesu watugiriye neza Imana ishimwe cyane nshuti zanjye rero Imana yo mu ijuru ibagire neza kandi ikomeze ibiteho n'ubundi ushaka ko tugufasha gusenga telefone ni ya yindi ni 078 58 35 44 iyo telefone horaho ntabwo igivaho iba kuri WhatsApp ukeneye ko twagufasha mu bujyanama dufasha abantu mu kubagira inama dufasha abantu mu kubasengera ibyifuzo byabo baba bafite Jadofis TV show. Yesu ashimwe bavandimwe inshuti z'umusaraba wa Kristo nongeye kubasuza mu izina rya Yesu amahoro mwami wacu nabane namwe nkuko bisanzwe n'ubundi ni Reverend Pastor Alex Barenga Sadiki ugarutse kugira ngo mageze ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe kuganira Imana ishimwe cyane rero icyo mbasaba ni ugukora subscribe ugakora share ndetse na comment kugira ngo iyi channel yacu Jadofis TV show ibashe kugera kure cyane ibashe gutanga ubutumwa kumera zisi aho butaragera buhagere mu izina rya Yesu reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma mbabwire icyo umwami Imana yashyize ku mutima wanjye ngo mbabwire ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 dore ku murongo wa mbere twumve icyo Bibiliya irimo iganira natwe hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betsaida cyariho amabaraza 5 muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nyiza undi ananga kumanukamo Yesu aramubwira ati byuka ukore uburiri bwawe ugende amen Imana ishimwe cyane tugiye kuvuga ku kidendezi Bibiliya dusomye iratubwiye ngo i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betsaida biritubwira neza ko iki kidendezi cyari ikidendezi kiriho amabaraza 5 aya mabaraza 5 biritubwira ko yari amabaraza yateguriwe kujyamo abarwayi ariko abarwayi bagiye barwaye indwara z'uburyo butari bumwe indwara zitandukanye none biritubwira neza ko muri aya mabaraza no kuri iki kidendezi abarwayi bose babaga bahari nta kindi babaga baje gushaka imbaraga zituruka ku Mana zagombaga kubakiza indwara batari barigeze bakirira ahandi hantu Bibiri twereka neza ko ngo harimo abanyunyutse harimo abafite ubumuga butari bumwe
mu yandi magambo harimo abarwayi ariko barwaye indwara z'uburyo butandukanye. Rero bakiraga bati, ntabwo bakiraga uko babyumva nuko babitekereza. Ntabwo ibintu by'Imana bikora mu bitekerezo by'umuntu, cyangwa se ahubwo ibintu by'Imana bikora mu kwizera umuntu yazanye imbere y'Imana. Babazaga kugira kwizera mu mitima yabo, bakizera ko aho hantu bagiye bijyanga bikunda hari ikintu bagomba kuhakura. Ariho Dawidi yanditse avuga ngo imbere y'Uwiteka Imana ntabwo ari aho gupfira ahubwo naho gukirira. Nabo baga bizeye ko imbere y'Imana uko byamera kose nubwo baba baratuye amagambo ngo muzapfa, ariko bagiraga kwizera kuvuguruza ibyo abantu bavuze ko bazapfa, bakakira kwizera kugarura ubuzima, gukuraho ayo magambo y'urupfu yabaga yaraje ku buzima bwabo. Biri tubwira iterero aba ngo bajyaga muri aya mabaraza bagategereza ngo rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi, byabaga rimwe na rimwe marayika yarazaga ngo agahinduriza ikidendezi, kandi ntabwo marayika yazaga mu gihe bo bari bazi cyangwa bari biteguye. Haleluya! Imana izaza mu gihe utazi kandi izaza mu gihe utiteguye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu usabwa guhora uri maso, niyo mpamvu usabwa kutarangazwa n'iby'isi, niyo mpamvu usabwa kutarangazwa n'ibiguca mu maso. Haleluya! Wirangazwa n'ibyo bavuga n'ibyo bakora. Komeza ube maso. Birivuga ngo byazaga rimwe na rimwe, ngo iyo yazaga umuntu wabanzaga kujya mu kidendezi bwa mbere niwe wenyine. Biravuga ngo hakiraga umuntu umwe gusa, kandi ngo uyu wakiraga n'uwabanzagamo, n'uwagiraga ishyaka ruti ry'abandi akabanza mu kidendezi. Iryo shyaka niryo ryatumaga akira. Ishyaka ryawe niryo rigiye gutuma ukira. Ishyaka ryawe niryo rigiye gutuma ubohoka. Ishyaka ryawe niryo rigiye gutuma wakira imbaraga zikuvana aho utigeze uvanwa n'izawe. Haleluya! Bibiri tubwira ite? Biri ijambo ry'Imana ravuga ngo umuhate wanyu n'umwete wanyu ntabwo ari ubusa ku Mwami Imana. Shuti yanjye, umuhate wawe n'umwete wawe ntabwo ari ubusa ku Mwami Imana. Rero ngo aya mabaraza habaga harimo abarwayi batandukanye. Noneho hari ababaga banyunyutse, iryo ryabaga ari baraza rimwe. Hari abaga bafite ubumuga, iryo ryabaga ari indi baraza. Habaga bafite yari amabaraza. Rero iyo wahageraga, ikintu cya mbere cyagombaga kuranga abantu bageraga kuri aya mabaraza, cya mbere nuko umuntu wese ugeze kuri iri baraza yabanzaga kuba shuwa, akabanza akareba neza amahitamo ye nimba ari bumwerekeze mu ibaraza rihwanye n'indwara agize gute arwaye. Hari ukuntu amahitamo agucanga akakwerekeza mu ibaraza ridahwanye n'uburwayi bwawe, ukagenda aho ngaho naho urahapfira cyangwa se ukahasazira. Haleluya! Hari abantu amahitamo yajyaye mu mabaraza ariko adahwanye n'indwara bagize gute barwaye. Ugasanga uri mu ibaraza ry'indwara z'abandi. uri mu ibaraza ry'indwara z'abandi ritari ry'indwara urwaye. Ntabwo ushobora gukira muri iryo baraza. Ntabwo waba ufite ikibazo cy'ubumuga wenda bwo kutabona ubana nabwo ngo hanyuma ujye mu ibaraza ry'abanyunyutse hanyuma umbwire ko igitangazo uzakibona. Oya, ntabwo abantu bivangaga muri aya mabaraza. Nta bintu by'uruvange byabaga muri aya mabaraza. Va mu bintu by'uruvange uhitemo ibaraza rimwe, wibivangavanga nshuti yanjye. Hitamo ibaraza rimwe. Nta bintu byo kuvanga ngo ufate iry'abanyunyutse, ufate iry'abananutse, ufate iry'ababyibushye, ufate iry'abakora, uvangavanga ibintu. No, nuguma kubivangavanga ntabwo biri buze gucamo, biraza kwanga. Nta ruvange rwabaga kuri iri baraza. Umuntu yahitagamo ibaraza rya nyaryo agomba kubarizwamo. Haleluya! Nawe urasabwa kongera guhitamo ibaraza rya nyaryo ugomba kubarizwamo. Rero iyo wamaga kubona ibaraza rya nyaryo ubarizwamo ntabwo byabaga bihagije. Ntabwo wajyaga mu ibaraza ngo uhite wakira igitangaza. Oh no!
byasabaga kwihangana no gutegereza. Imana ishimwe cyane. Habaga ikintu bita kwihangana ndetse no gutegereza. Uyu munsi kwihangana kwawe no gutegereza kwawe kungana gute? Haleluya. Kwihangana no gutegereza niko kwateraga umuntu uri mu ibaraza gukira. Impamvu rero yihanganaga akanategerezaga nuko atabaga azi igihe marayika azagira gute azazira. Ariko akaba azi neza ko marayika azagira gute azaza. Ntabwo tuzi igihe Yesu azazira, ariko icyo tuzi nuko Yesu azaza. Icyo dusabwa rero ni ukukomeza kumutegereza tugize gute twihanganye. Imana ishimwe cyane. Rero bajyaga mu ibaraza bakihangana bagategereza. Noneho marayika yazaga atunguranye, yahagera agahinduriza amaso. Ubwo urumva ko hari abantu babaga bari maso kuruta abandi. Hari abantu babaga bareba mosherami, bareba bari maso. Nta bintu by'ubuhumyi, nta bintu byo kureba kuruha, nta bintu byo nta bintu byo kujarajara. No, bari maso. None uri kwibaraza urajarajara, azaza mu gihe utazi, kandi naza mu gihe utazi ntabwo uzamenye igihe yaziye. Haleluya. Bari maso. Yakoranaga n'abari maso. Marayika yakoraga igitangaza bari maso. Marayika yakoraga igitangaza bahagaze mu mwanya wa nyawo. Marayika zorabata kierebora basergremerevo pigestazome. Marayika naza. Arakora n'abari maso naza. Arabona n'abari maso naza. Yiteguye guhura nawe nimba uri maso. Ngo marayika yarazaga agahinduriza amaso. Uwabanzaga kujya mu kidendezi imbere uri maso niwe ngo wabashaga gukira indwara iyo ariyo yose. Ndagira ngo mbwire ngo kuri iri baraza cyangwa se kuri iki kidendezi nta ndwara itarahakiriraga. Iyo ariyo yose yarakiraga. Mwibutse ko mu maraso ya Yesu nta ndwara idakira, nta gitangaza kitahaba, nta buzima butahaba. Twahaje turi ba nyakwigendera, ariko tuba maso, duhitamo ibaraza ryiza, tuba maso, hanyuma twijugunya mu kidendezi, ubuzima burahinduka. Reka nkubwire ukuntu nahajeho gato. Imana ishimwe cyane. Ubundi amavuka yanjye navukiye mu buzima bwo mu muhanda. Navukiye mu buzima bwo mu muhanda, hanyuma nabukuriramo. Rimwe rero nicaye ahantu nabaga muri ubwo buzima bwo ku muhanda, ntabwo ari umuhanda w'ahandi. Ngewe ubuzima bwanjye bwari wo ku muhanda, ariko mu kimoteri cya Nyanza. Rero iyo ahantu nari nicaye, noneho umuhungu umwe twakoranaga aho ngaho nyine mu buzima bwo ku muhanda twabanaga, arimo yitemberera agera ku rusengero, abona abantu barimo barasenga, ariko arabikunda. Abikunze araza natwe adusanga ku iseta, kuko njye nacuruzaga urumogi na kanyanga. Arabanza mbaroringira amaburi, maze kuyaroringa turayakubita. Tumaze kuyahaga ajye yatubwira inkuru z'urusengero yanyuzeho, atubwira imirimo n'ibitangaza by'Imana irimo ihakorera. Hanyuma turamubwira ati oya, ntabwo bishoboka ko ibyo bintu tubwira byaba, ariko hari ijambo ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hanyuma bati nimba mugira ngo ndababeshye, mureke basenga kuwa gatatu muzaze tujyaneyo. Nitujyana namwe muzirebere. Dufata umwanzuro, nshuti yanyu, kugira ngo ubashe gukira bisaba kufata umwanzuro, ukabanza ugatera intambwe. Utaratera intambwe ni ukuri ntabwo wakira iyo ndwara yawe urwaye. Imana ishimwe cyane. Dufata umwanzuro. Iseta twakoraga bayitaga y'abanyagahanga, bati kuwa gatatu ino seta y'abanyagahanga, reka tujya gusenga, none turebe ibyo bintu nimba ari ukuri. Kuwa gatatu wakurikiye twese abacuruzi b'urumogi, abarunywa, abacuruzi ba kanyanga bayinywa, dufata umwanzuro turahaguruka tujya gusenga, ariko tujyangwe no guhinyuza ngo turebe koko ibyo bintu nimba bibaho. Tugeze mu rusengero turareba, nyine twararebye kuko twe tujyangwe no kureba. Wenda nawe wazanywe no kureba, ariko komeza urebe. Hari igihe uzabona ibyiza, ntabwo uzaguma ubona ibibi gusa. Ikibazo dufite uyu munsi, amaso y'aba arimo areba ibibi gusa, nta byiza arimo abona, ariko komeza urebe. Haleluya. Natwe twagiye kureba, ntabwo twabonye ibyiza, twabonye ibibi gusa.
twabonye atari ibintu byacu turataha kwa kane mu gitondo dusubira ku iseta dusubiye ku iseta kuko njye nari umucuruzi nacuruje icyo gihe nacuruje ikiro cy'urumogi ubundi nacuruzaga akanusu akarobo ariko icyo gihe nacuruje ikiro numva biraryoshye numva ijwi rimbwira ngo impamvu ucuruje ikiro nuko wagiye gusenga numva gusenga ntangiye kubikunda ariko mbikunda ngira ngo ngume n'icururiza iganje nsubirayo ndongera ndasenga ndakuma ndacuruza kandi ndakomeza ndunguka ariko igihe kimwe niciye mu rusengero umuvugabutumwa abwiriza ku ijambo ry'Imana rivuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi ngiyi arayivuga arayirondora ni ijambo riboneka mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 gutya aho ngaho ayivuze hasoza ava ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazabona umwami Imana. Urumva ko nubwo narebaga ariko nari ntangiye kuryoherwa hari igihe ureba ukaryoherwa my friend ngwino kwa Yesu wenda uzureba ariko ndakubwiza ukuri hari igihe uburyohe buzagufata ibintu byo kwa Yesu nta busharire bubamo biraryoshye pe Imana ishimwe cyane ndaryoherwa ndafashwa bigisha iryo jambo numva ndatsinzwe mu mutima ndabati none mbigenze nibaza mu mutima wanjye ndagenda fata agapapuro n'ikaramu nari ntangiye kuryoherwa umwuka wera atangiye kunzamo atangiye kunyemeza iby'ibyaha mwuka wera ni ujyo wemeza abantu iby'ibyaha ni mwuka wera ntabwo ari amagambo abantu bavuga ni mwuka wera anyemeza iby'ibyaha fata ikaramu nandika ibyaha byanjye byose mbana nabyo mu rusengero kuko ntagombaga kubireka byose icyarimwe ngo bikunde nkajya nsengera kimwe nabona mbonye imbaraga zo kukireka nkabona kwimukira ku kindi uzi gusengera kanyanga ariko ucoma nkasengera kanyanga ariko ncoma nabona ndetse kanyanga nkashima Imana nkajya no gusengera gucoma ngenda mbisengera kimwe ku kindi none Imana iramfasha ya mirimo yose ya kamere n'abanaga no mu rusengero nza kuyireka ariko hasigara umwe gusa wambanye ibamba wo kunywa intore isigara no kuko nacuruzaga iganja hari umwe umuvandimwe wanjye wavuze ati uretse ibi bintu ubaye imbwa urasaze urirukanse reka njye nikore business we ahita atangira business yawe ariko kuko ari giye bari bamenyera abantu n'ubundi abakiriya yagiraga bari abandi bakera bakajya baza kumugura ko bazira mu izina rya kandi njye ubwo narabaye murokore ubundi umuntu arimo asenga izina rya mbere ubanza kwitwa ni murokore narabaye murokore udufite ba murokore dufite ba murokore mu nsengero abantu ni ba murokore nari murokoresha uzi ko murokora acoma bikemera uzi ko murokore ajya muri roja agasambana bikemera uzi ko murokore agira gutya akihera ngo byeri bike murokore iyo umuntu wundi aba yitwa murokore ariko hari urundi rwego uba ugomba kuvaho rutarwo kwitwa murokore gusa ahubwo ugahindurirwa icyiciro amina nitwaga murokore none barimo barunywa mbabwiri numva umwuka aramfashe amagambo yo kubabwiriza mfata biranda babwiriza ndimo mbabwiriza barambwira ati ubwo se nturi mugenzi wa nawe ati oya ntabwo ndi mugenzi wa turi gusangira intore ariko ntabwo turi gusangira urumogi ntabwo turi gusangira inzoga none imbaraga zanshoboje kudasangira namwe urumogi no kudasangira namwe inzoga ndacyaziringiye ko zizananshoboza ni intore dusangira nimugaruka muzasanga tutakisangira kuko ndamaramaje gukomeza kujyaho nkurizo mbaraga wikwikiraho iteka komeza uze kwa Yesu uzahavana igitangaza cyawe bigushuka nguvuye gusenga wenda nibwo uri mukizwa urongeye unyweye ku nzoga abadayimoni baravuga ngo ntuzasubire gusenga oya baragushuka garuka usenge kuko mu gusenga niho uzakura imbaraga zo kunesha niho uzahura na mwuka wera uzagushoboza guhangana n'ibijya ukabitsinda kandi ukabinesha Imana ishimwe cyane ndangije ndagati oya ngewe sigara hari igihe nayo nzayireka ubwo urumogi naretse inzoga nisigara nzayireka Yesu azanshoboza ndangije uwo munsi numva mfashe umwanzuro nakubwiye ngo ibintu byose jya ufata umwanzuro bati ariko iyi sigara nayo wayireka ndangije ndabati uyu munsi ngiye kwihangana nibwira nayo inyweye ndayiva ndaryama bigeze saa 9 agatima karanga
kanze njya kuyikopesha ku mungu wacuruzaga ikarito bitaga Bucyana. Ngezeyo ngenda nka murokore ugiye kwikopesha isigara. Ayiwe mana we murokore yikopesha intore murokore. Ngenda nka murokore ugiye kwikopesha intore. Ubwo murokore ugiye kwikopesha intore agenda yikandagira, agenda afite amasoni, agenda avuga ngo ntagire umbona, agenda yihisha amaso y'abantu ariko atazi ko amaso y'Imana mureba. Ba murokore bihisha amaso y'abantu ariko batazi ko amaso y'Imana agira gute abareba. Ba murokore ugiye kwikopesha intore. Ndagenda n'amasoni menshi, nkajya ndeba hasi, nkarya inzara, nkareba ku ruhande, ati Bucyana rero nkikora mu maso, ati ndagira ngo nkope intore. Ati kandi warakijwe, ati rega bijyanze nkope intore. Mita ngira nawe amasebe, ati intore ugiye kunkopa uyu munsi ni intore imwe ya 25. Nimbura 25 nindara nakwishyuye ndarivaho. Arayinkopa. Ndagenda ndayinywa. Ndabati nta wamenye bya saa 11 agapisi ngashyira hari saa 11 ndongera ndagafata ndakawa. Hanyuma negereza kubona 25 ngo njye kwishyura Bucyana, ariko hashimwe Yesu wanyimye 25 bigatuma mva ku ntore. Iyo ama 25 nkishyura Bucyana buri hari gihe ribubwire ngo mpindi ntore, ariko Yesu yanyimye 25 bituma mva ku ntore. Hari ibintu Imana itwima ariko bikatuma dukizwa mesheri zami. Hari Imana yanga kuduha kuko yo nibiduhaye nta gakiza twagira. Mbura 25 yo kwishyura Bucyana, maze kuyabura mu gitondo ndishatse ngira isoni zo gusubira kwa Bucyana, kandi nyamara ni deni na muririye ry'intore rya 25 nararyishyuye. Ngize isoni ndasenga mbwira Imana ati Imana n'imbaraga zo kuryama uyu munsi ninkurangiza ntari nkwe ndariva. Iyo dusabye Imana iraduha. Imana ni umubyeyi mwiza. Ndasenga Imana imizo mbaraga ndaryama ndiyorosa, mbona burije, mbona burakeye, burongera burira buracya, icyumweru kirarangira mbambonye imbaraga zo kuva ku ntore. Ba bantu bagarutse ubuta basanga ntabwo ndimo nsangira nabo intore. Haleluya. Komeza wegere Yesu. Abari bakuzi nka mugenzi wabo hari gihe batazakubona uri mugenzi wabo, bazabona hari amateka yagize gute yahinduye. Uyu munsi iyo duhuye baranyubaha cyane kuko barabizi ko hari Imana yankuye, barabizi ko hari ibyo nabarushaga gukora Imana yamaye kureka, batangarira imbaraga z'Imana n'ibitangaza by'Imana. Abantu twiganye kwa Karirosi baranzi. Buri ubaje umuntu twiganye kwa Karirosi yakubwira amateka yanjye. Hari kwa Karirosi narinzwi rwose n'abantu yo barabatete Sadiki abantu mukumva narake birabatangaza cyane. Hari kwa Karirosi nari umustar cyane. Amina. Uzabaze abantu twiganyeyo bwari bwo buzima, ariko hashimwe Yesu ujye ubasha kudukura ibyo abana bano batabasha kudukura. Ubwo ndimo ndakubwira iyo uri kwibaraza hari imbaraga ukura mu ibaraza hanyuma zikagukiza indwara iyo ariyo yose. Nanjye yo yari indwara, ariko mpita ibaraza ryiza ngomba guhagararamo kugira ngo kandi ntegereza neza nihanganye. Monsherami naravuzwe naratutswe mu rusengero. Uzi ko nge najyaga nsirimbira Imana, nkasirimba abadiyakoni bari kuza kumfata ngo iyo nsirimba nkura abantu mu mwuka, ngo nkura abantu mu mwuka. Ubwo urumva narasagana nararebagana, kandi ngo ubwo nari nangiye gukizwa. Ariko nasirimba aho kugira ngo abantu bafashwe bakabona ngo mbakura mu mwuka. Abadiyakoni bakajya baza kumfata, rega mayi bakambwira ati cera hari uri gukura abantu mu mwuka. Nanjye nkemera ko navanye abantu mu mwuka, ariko nkasenga Imana nkabaza Imana ngo ariko Mana kuko abantu bambwira ngo mbakura mu mwuka yo musirimbira ko kubona mbakura mu mwuka. Imana ikambwira ngo iyo usirimba mbona uri umwana mwiza nikundira nzakugirira neza. Haleluya. Nagaruka nasirimba baza kushaka kumfata, nkamenya ko Imana yambwiye ko baba bambesha, babagira ngo ntagira ku ntego aho Imana ishaka kungeza. We wigeze usirimba ucenga n'abadiyakoni? Njye mu rusengero nabayo ncenga n'abadiyakoni, nkajya nsirimba nabona diyakoni aje kumfata nkajya nzenguruka mucenga, abantu bakagira ngo kumbi ndimo nkorera Imana, ndimo ndwana n'urugamba rw'abashaka kumfata kumuza gukorera Imana. Haleluya. Ashimwe Yesu watugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Imana yajyaga imvugaho mu rusengero abantu bagaseka, ariko none uyu muhanuzi yavangiwe. Abantu ngo babonaga ibyiza atari jewe bikwiriye. Imana yavuga ngo izangira neza, abantu bakifata ku kananwa, ariko none ari igihe uba mu buzima abantu bakabona ineza y'Imana itakuzaho. Ariko nshuti yanjye komeza ube mwibaraza ryiza,
iryo baraza ntabwo uzarigwamo, iryo baraza uzarikiriramo, Yesu azariguheramo ubuzima. Igihe cyarageze iryo baraza Yesu arimeramo ubuzima. Haleluya. Yesu arimeramo ubuzima we. Imana ishimwe cyane. Hari igihe nzabereka agafoto kanjye ku munsi w'umubatizo mpagariye ivugabutumwa nkambara ipantaro nkayinahina gutya kugira ngo ube ngufi. Noneho nitwa kajire. Iyo jire nambaraga uzabona narayikuye. Ijire nambaraga umushumba wanjye yajyaga agiye agafata imyenda yose atunze ishaje. Nuba ngo iyo jire nambaraga kugira ngo nitwe kajire, mushumba wanjye yajyaga agiye agafata imyenda ye ya kera atakundaga kwambara akayizana mu rusengero kugira ngo izahabwe abakene. Hanyuma urumva nkatwe abatumishi rero bari mu butayu nitwe twabazaga gukuramo iyacu. Nkubwira ngo mushumba wanjye yareshya gate, yari afite hafi metero ebyiri. Reba nambaye ijire y'umuntu upima hafi metero ebyiri, nitwaga kajire. Nyine uhita witirirwa iyo jire. None nkajya nyihoramo, niwo mwenda w'agaciro nagira. Abantu bakagira ngo n'ubumanzi, kumbi ndimo misha bya bintu nazingazinze by'ibipantaro kugira ngo abantu batarabukwa ngo bamenye uko bigize gute bimeze. Kandi ngewe nkumva nabemeje, nabarangije, nabishe, ndi umuntu w'umusirimu cyane, ngenda umutumisha. Uziko nari magara nivuga butumwa icyo gihe mu rusengero nari inkase. Haleluya. Ariko ndi mu butayu ndabyibuka rimwe nayo baragakorari bitaga abarinzi b'umurwa wera. Rimwe iwacu aba umugeni akoresha ubukwe, akoresheje ubukwe atumira iyo korari nyoboye ngo tuzajye kumuririmbira muri dote. Nono tujya kumuririmbira, nono nambaye ikote natiye umuntu, nono amaboko yaryo akajya arenga inzara n'intoki ntizigaragara. Ariko nkumva nabemeje, nabarangije, ndamanura umukandara nambaye umukandara nikoreye. Nafashe urutambi nshyiraho ikintu cy'ikibukire cy'umukandara ntoraguye ahantu niremera umukandara. Ndagenda yebana nyobora indirimbo neza nka perezida, ninjya kadanse nka perezida, ndaryoshya. Umugeni akajya nyitegereza nkagira ngo ngewe namwemeje. None ubukwe burangiye arampamagara arandemuza, arambwira ngo yacuruzaga mu mujyi, arambwira ngo uzansange mu mujyi nkubwire. None icyo gihe nari nkeneye ipantaro. Metwati rero urumva ko nigenje Imana impaye ipantaro. Yacuruzaga imyenda, batubwa mpamaga yacuruza imyenda, buriya azampa ipantaro tu, niyo nari nshaka cyane. None njya mu mujyi ngiye kuzana ipantaro, mageze nsanga yanteguriye umukandara. Kumbe wa mukandara nambaye mu bukwe bwe wamuteje abantu. Adawa turi muhungu nzamuha umukandara, ariko nawe nari nkukene, nawe umaye nshimira Imana. Bati Imana ushimwe ko n'umukandara umaye nawe nari nkukene. Haleluya. Ndagira ngo mwibaraza umuntu asabwa kwihangana, agategereza, akahababarira, akaribwa, akihangana. Ariko igihe kiragera Yesu akaza akakuvana muri ubwo buribwe. Rero ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ari mwibaraza ababazwa n'uburwayi. Ngo yarabuze umuntu umujugunya mu kidendezi, we kwijugunyamo byari byaranze. Nono abura n'umuntu ugira gute umujugunyamo. Ariko uzikura kwijugunyamo ukabura n'umuntu ukujugunyamo. Niba kwijugunyamo byarakunaniye, basi shaka umuntu akujugunyemo. Haleluya. Niba byarakune shaka pastor akujugunyemo. Ntacyo bitwaye. Hari abantu Imana yashyizeho bafasha abantu byananiye, sibyo? Byikunanira ngubure n'umuntu ukujugunya mu kidendezi. Rero nguyu kwijugunyamo byari byaranze, ngo yarabuze n'umuntu ugira gute umujugunyamo. Ngo rimwe na rimwe marayika yazagahinduriza ikidendezi, ngo iyo yajyaga kujyamo ngo abafite abantu barazaga bakamutanga kujugunyamo abantu ba. Hanyuma ngo yiberaho ngaho cyakura arihangana, arakomera, arabyakira, akomeza kwizera. Abati ntacyo, nanjye igihe cyanjye kizagera, uko biri kose nanjye nzahakirira, nanjye nzabonera igitangaza. Nawe uzahakirira, nawe uzabonera igitangaza, nawe uzahabonera ubuzima. Muri bango kwa Yesu dufite ubutwari kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo nuko Yesu ngo arimo agenda atembera aho ngaho Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama, aca ahari cya kidendezi. Ngo haciye ngo ahabona wa murwayi wari umaze imyaka 38 ababazwa n'uburwayi. Ngo Yesu amenya ko amaze icyo gihe ababazwa n'uburwayi. Yesu arahanyura. Reka Yesu anyura ahantu uri. Nahanyura ibyo abantu batamenye ku buzima bwawe Yesu araza kubimenya.
ibyo abantu batakoze mu buzima bwawe Yesu araza kubikora. Ngo Yesu arahagera arahanyura ngo ahabona wa murwayi Yesu aramubona. Uwo abantu babonye ntibagira icyo bamumarira Yesu aramubonye. Uwo abantu babonye ntibamwiteho Yesu aramubonye. Uwo abantu babonye ntibamuhekeya Yesu aramubonye. Uwo abantu babonye ntibamugororere Yesu aramubonye. Haleluya. Uwo abantu babonye ntibamuha agaciro Yesu aramubonye. Yesu aramubonye. Reka Yesu akubone kuko abantu n'ubundi barakubonye bakubonera ubusa. Haleluya. Barakurebye bakurebera ubusa. Reka Yesu akubone rero. Ngo aramubona. Ngo amaze kumubona ikindi kitangaza gikomeye ngo ako kanya ahita amenya ko amaze igihe ababazwa n'uburwayi. Yesu amenya igihe umaze mu mubabaro umazemo igihe. Yesu amenya igihe umaze mu gahinda umaranye igihe. Yesu amenya igihe umaze kuri iryo baraza ry'uburwayi. Yesu amenya igihe umaze kuri iryo baraza ry'ubushomeri. Yesu amenya igihe umaze kuri iryo baraza ry'ubugumba. Yesu amenya igihe umaze kuri iryo baraza ryo gukora. Haleluya. Yesu amenya igihe umaze nshuti yanjye. Yesu amenya igihe umaze. Yesu arakimenye ngo amenya ko amaze igihe ababazwa n'uburwayi. Ngo arangije aramwegera aramuvugisha. Abantu barakuvugisha n'ibyagira icyo bitanga ariko Yesu agiye kukuvugisha. Kandi imvugo yiwe ni ihame. Imvugo yiwe irarema. Imvugo yiwe irakora. Imvugo yiwe irahindura. Imvugo yiwe irubaka. Imvugo yiwe irakome. Yesu ni mwiza ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Agiye kuvugana nawe. Haleluya. Ngo aramwegera aramuvugisha. Aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Urashaka gukira? Undi ngo aramwitegereza. Haterese ugira ngo mfite umuntu unyiza. Ugira ngo mfite unjugunya mu kidendezi reka da. Iyo naragerageje biranga. Ndagerageza bikanga. Ndadepoza bikanga. Ndafianswa bikanga. Nkora business bikanga. Narashatse ariko kubyara byaranze. Naragerageje pe byaranze. None aho nsigaye ndi njye. None navuze nunyitaho. Nta numva keya nyifite nkibona. Ngo Yesu aramwitegereza. Aho ati mva urashaka gukira? Ngo Yesu yatura amagambo akomeye ku buzima bwe. Aravuga ngo nona haguruka. Nona nshuti yanjye unkurikiye. Haguruka. Wowe uri aho ngaho ndeba haguruka. Nona haguruka. Mukobwa haguruka. Mumama haguruka. Mugore haguruka. Mugabo haguruka. 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 Nona haguruka. Yesu arategetse haguruka. Haguruka kuri icyo gisasiro. Haguruka muri ubwo buzima. Haguruka muri iyo mibereho. Haguruka muri ibyo bidafatika. Haguruka muri ibyo bidashitse. Haguruka muri ibyo bidafite ishusho. Yesu arategetse haguruka. Haba ngo haguruka. Wikorere uburiri bwawe. Nurangiza utahe. Yesu aje kuguhagurutsa. Haleluya. Ntabwo wari ufite kuguhagurutsa. Ntabwo ufite uwo kukwitaho. Ariko akira Yesu. Ubuzima bwawe abwitayeho. Ubuzima bwawe araburengeye. Ubuzima bwawe arabubohoye. Reka ngusengere Imana. Mana data mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga. Ijambo ryawe ryaravuze ngo twahawe ubutware mu isi ndetse no mu ijuru bwo gukandagira inzoka ndetse na scorpion. N'imbaraga z'umwanzi nazo zikatwumvira. Muri ubwo butware wampaye senge buri wese ukurikiye iri jambo ma imbaraga zakoze kuri uyu murwayi wari umaze imyaka 38 kuri iki kidendezi. Haleluya. Ndazohereza zikore kuri uyu mama nkurikiye. Ndazohereza zikore kuri uyu mugabo nkurikiye. Ndazohereza zikore kuri uyu mukobwa nkurikiye. Ndazohereza zikore kuri uyu musore. Imbaraga zawe ma nizimukoreho none hanahaguruke atambukana amashimwe y'Imana. Atambukana amashimwe y'Imana. Nahagurukane zaburi y'amazamuka avuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Nsenge buri wese ubyize kandi ubibyakire. Agiye kuwa mbere mu gutanga ubuhamya. Agiye gutanga ubuhamya. Araza guhamagara atanga ubuhamya. Araza guhamagara ashima Imana. Araza guhamagara kuko imbaraga za Kristo zimukuye ku kidendezi. Yaramaze igihe kirekire cyane adafite ukimukuraho. Akira mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabyizeye kandi ndakiriye. Amen. Imana iduhana umugisha. Nshuti zanjye rero
Imana yo mu ijuru ibagire neza kandi ikomeze ibiteho. N'ubundi ushaka ko tugufasha gusenga, telefone ni ya yindi, ni 078 58 35 44 3. Iyo telefone uhoraho ntabwo igivaho, iba kuri WhatsApp. Ukeneye ko twagufasha mu bujyanama, dufasha abantu mu kubagira inama, dufasha abantu mu kubasengera ibyifuzo byabo baba bafite, dufasha abantu mu buryo butandukanye bijyanye n'Imana Imana yaduhaye dukoresha. Dusengera abarwayi, dusengera abantu bivuje bikanga, abantu barozwe n'ibindi. Birashoboka ko waduhamagara nawe tukagufasha tukagusengera mu izina rya Yesu. Kandi ndabizi imbaraga z'Imana zizagukoraho. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mugubwe neza, mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana. Shalom, shalom, shalom.